iyo ntange nise tujye umenya ngo hari akantu gashyashya kaje. Bimeze bite rero? Nababwiye ngo uri kumva aracyari bingo. Narahinduka ekibirenganya. Nyuma yuko ariko batubwira ati dutangira igihinde cy'ubwenge, igihinde gishya mu cyagara. Ni waneza igihinde tugiye gutangira bakise namaka ishka cyangwa ngo umunyu w'urukundo. Ariko ako kantu ni kukumva nimeze bite? Abarebye ku mukumu hamwe twe twasoreje mukakone n'abahaye turera ebyiri mugahitamo imwe. Rero abenshi batoye B, niyo tugiye kwirebera. Bayise ngo umunyu w'urukundo. Ego seri yacu bayise epsod ya mbere. Season ya mbere nakubwiye ngo batume byose bikugeraho. Baracyari Bingo Entertainment, Cooperative United Street Promotion, ubufatanye na Cooperative Indengabaganizi za Gasabo. Ndetse ubaye wifuza kwamaza, nimero ziracyari za zindi 0787 74 31 37. Iyo nimero no kuri WhatsApp D. Yitwa chata ushaka kumenya amakuru. Ni ibintu byoroshye. Reka tujye twitangiye n'umunyu wacu. Episode ya mbere. Maumivu yapo kutufunza, tukipata furaha jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu zilishanikumba, kama tusa kung'ang'ania upendo sipopendwa. Nilifosi kujificha kule, kumbe chaka langu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasiyo na mipaka. Ananikanda huku mabegani, ananishikana hapo. Masaji mgongoni yananilevya makopa, na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, bado wanatamana zizi. Ya reka noneho tujye dutangire kuri wa munyu wacu, kuri rwa rwunyunyu. Ubu ndashaka ngo abadije mujye mugenda bababwira ati ndashaka umunyu. Abadije ngiye kubahindura ba Kazungu na ba Korode ari kuri za buti. Ndashaka umunyu. Reka tujye dutangire. Abatagize n'umunyu wacu, umunyu w'urukundo, episode ya mbere. Dukomeza twirira isi, murabizi sinjya mbahinjarika. Akantu mbanzanye kaba ari akantu k'ubwenge. Bimeze bite rero? Reka nizere ko ibintu ari neza. Bimeze bite rero? Episode ya mbere ndetse uri kumva aracyari Bingo. Tuyitangiye dute? Amasaha nayo ngayo uko tuyitangiye. Mwana umukobwa uri hano bise nkaho yabuze, wagira ngo yatakaye cyangwa yayobye. Papa tajya guhamagara se. Barakwereka hari n'undi mwana w'umuhungu waje aramwegera. Nuko tuyitangiye ko kanya modoka batunze amatara, ariko afite akantu kakiryo kenshi. Modoka yaje masaha y'ijoro, modoka isohokamo abagabo babiri. Ko tuyitangiye nakubwiye ngo uri kumva aracyari Bingo. Iyi ni episode ya mbere ku munyu wacu, umunyu w'urukundo. Bana baje birukanka birukira mu modoka. Ubwo papa bacu ari inshuti ntitwaba inshutira, amuha ikiganza. Wapi winsiga amazi y'indagara, amwijyaho yinjira mu modoka. Birangiye bakwereke bwarakeye bagenda. Ariko muko ugenda umwana uri hano, modoka irakata akahita afata umuhungu
igihe ku mana yanjye क्यों kubera uri timide गाड़ी तेज चलती है nuko ngira ubwoba bw'umuvuduko imodoka iri kwihuta ngira ubwoba kumva isasu mu kiganza cye afitemo akagufuri arakamwambura arangije afata akagufuri aragafunga इस ताले में मैंने ubu namaze gufungirana ubwoba bwawe muri iyi ngufuri ntabwo uzongera kugira ubwoba मेरे पास ubu kano kanya और ये चाबी ngiye kugumana iyi ngufuri wowe usigarana urufunguzo umwana yafashe ingufuri umwana w'umuhungu yafashe ingufuri uw'umukobwa asigana urufunguzo twaba inshuti kote imodoka iri irega hagati mu muhanda mwana wanjye sirikwetegera hagati mu muhanda uko agakase iparitse nabi arindi yatuza ku ruhande iyigonga urubavu iyirenza umuhanda mama we ibi ni iki nuko tuyitangiye kigwe imodoka iragenda ihagarara ahantu ku kanebe rero mu kanya hari umugore waje umuntu agiye gutabara arangije afata imodoka ndagira ngo urebe aho kugira ngo atabare bari mu modoka imodoka ayijyamo arayisunika yari yamaze gufatwa iragenda irarenga noneho bya nyabyo imanuka mu maga imodoka iriruka itisha yewe uyu mugore ntumwibagirwe umugore kugira ngo atabare imodoka yayisunitse arishima ikigaragara cyo niwe wabipanze dore kiryo umugore ariho maze kwica abantu 4 bari bari mu modoka imwe we reka rero bakwereke hanyuze imyaka 15 15 years later imodoka yaje biriya bibaye kwereka hanyuze imyaka 15 biriya bintu bibaye arasohotse mu modoka umwe n'umwana w'umukobwa ariko usohotse intambire mu maso ati uyu muryango ufite abakobwa 2 nibo batumye runo rusengero rwubakwa umukuru yasezeraniwe ahangaha sister ese urumva uri buze kuzuza imigenzo waje gukora ahangaha ibibazo turutse umuhanda wose duvuye mu mbayi wipfutse mu maso bitugamije iki urabona ibyo ntibishoboka yanjye nibyo nizera kandi igihe cyose ibyo nizera biba bihumirije ibi byose nabikoze kugira ngo nzangaha mu migenzo nipfutse mu maso nurutse mu mbayi nshaka yuko wowe na yaga mubana ati kano gatambaro nzakikuraho mu maso igihe cyose nzaba ndi imbere y'Imana ndeba Imana umuryango wabo wose wimukiye muri Mumbai ariko ntabwo bigeze bibagirwa kano gace mukuru uriya mukobwa yashingiwe muri runo rusengero none engagement ceremony ya murumuna we igiye kubera muri runo rusengero iyo urafata ikiganza cyanjye oya ngenda afata ukwizera kwanjye चाहे रास्ते में कोनो बाधा क्यों नहीं icyagitamika cyose mu nzira zanjye बोलोगी नहीं ntabwo ugomba kumburira अरे और ऊपर वाले के kuko kano kanya ni njyewe n'Imana bigiye kuba hagati yanjye n'Imana tangira gusingiza Imana zabo Dev ako urebe kuntu abahinde filimi zabo baba bamaze umuco wabo mu Rwanda bambona ngo tudakinnye ibintu ayiwe gace bizagaragaza ngene sasiko ari magenda inzoka ni cobra iri mu nzira neza aho uyu mugore arimo kunyura inzoka arayibona buretse ati nta muntu ugomba kwitambika hagati y'Imana ndetse n'umuntu ukunda Imana kuruta ibindi byose uko ibyo bintu biri kuba rero barakwerekana umusore wamanutse kajugujugu arimanuka yiruka muramukazi wanjye umusore yamugezeho umusore uri hano mama we uyu musore bitebye aramudepansa amunyuraho ahagarara hagati ya nzoka
muramukazi we banza aca bugufi ari mu bintu by'imigenzo yabo nyine ibyo ntibibatera ubwoba. ababwiye ngo abahinde ni abambere kuba bagaragaza umuco wabo. niyo mpamvu wenda filimi zabo zinakundwa cyane. sinzi yeha ntacyo ndi burenzeho, ni no comment. Zongera kukurutsa ubaye wifuza kwamaza uzacunze 787 74 31 37. iyo nimero no kuri WhatsApp. mwatwandikira mutubwira uburyo filime mwayakiriye. sibyo se ibyo si wane wanene ni waneza. abafite ibyo baramya ibyo ni ibyabo birabareba. barakwereka wa mudamu yazanye muri umunara ngo yambikane impeta witwa Yag. twakomeza se iyo kujya kureba no mbabarire kumbi kinjanye inkweto amufata ukuboko kumbi Yag ni uyu nguyu. uyu munsi nibwo turi bwambikane impeta afite uburenganzira bwo kugufata tukanagenda nariko mwajya mureka yo ukuntu baberanye. ati couple yahawe umugisha n'Imana Shiva igihe cyose bazagumana. ariko inkuru yabo yo izaba itandukanye n'aho Imana bafite imipango. barakwereka tuvuye kuri rusengero ruri hano uri kwirukanka umwana w'umukobwa. umwana w'umukobwa arirukanka kubera ibigabo bimuri inyuma biramwirukankana. kivayo DJ kibwije mu nzove afite ibintu by'ibyuma yazingiye ku kiziriko kimwe. byuma arikaraga bitera umukobwa biramutega agwa hasi. umukobwa agwa hasi. mama we ibi ni iki? bamwirukankaho ari cyavuyeyo birukanga n'uwo mukobwa. hari umusore uri mu rusengero afata kokonati aramusibukira amena kokonati. urafata kokonati ayikubita umuntu umutwe awumena. ahubwo urabo ni bandi zikwirwanaho. bari wa mukobwa uvuga ati yewe baba wenda gowe munabare yirwanaho akomeza kwirukanka uri mu rusengero agiye kwambikana impeta na sheri we. sasa yahagaze imbere y'Imana zabo abona kwikuramo kagatambaro. हे भोले बाबा आपके Rodi cyangwa nyagasani ibi byose nuko umugisha wawe. बहन के बीच रिश्ता तय हुआ है. ibaze mama wanjye giye kwana na mama wanjye ari we Yage. आई गुंजन के बीच कभी कोई ati nta kigomba kujya hagati ya Yage ndetse na Gunjani. ubwo niko bamwise Gunjani. nta kigomba kujya hagati ya Yage ndetse na Gunjani. sasa kwa mukobwa basherukanka bibutse bamukomerekeje ku kirenge cye bagikomerekeje. kuri telefone vuba we yahamagaye gahana hari mu rugo. haro कहानी दीदी sister Kahani Lucky सिलेंडर खत्म होने वाला है. umva oxygen cylinder yanjye cyangwa idebe ryanjye rero ririmo oxygen igiye kurangira. tebuka vuba giye kukuzanira silendire. we ntuhangayike telefone yihereze Rani. niba ari umunabi Rani urimo arira. yego mbese niba ari kurira nindi ruze kwita kuri Lucky karihanagura. ndaje mu kanya afite bari umunabi. ibyo birabaye. tugaruka kuno sasa hari twatwana abakomanze ushobora kuba sanga ari sister Kahani. bakomangiye yambaye maske ntabwo ari sister Kahani. sister Kahani ari ku rusengero. kigabo cyinjiye bana bagira ubwoba. baricara
akuramo masike. Ikigabo kimeze gutyo, ikigabo kimeze gutyo. Muze sha, muze, muze. Sasa kuri kahani wacu hano ku rusengero kugerageza we yakiyomora atuntu yambaye hariya ni gurumete. Yababajwe disi, hari ibigabo byamwirukanganaga maze ngo biramushakaho iki. Ko yicaye hano ari kwigahangahura, hariya no kwigahangahura no kugira iki. Ari kwiyomora. Umusore wacu yaje hano hafi aho, hafi aho umukobwa yicaye, hafi aho umukobwa yicaye. Nakubwiye ngo iyi episode igitangira, sasa nako iyi gitangira episode ya mbere hari ibintu byinshi umuntu aba atarasobanukirwa neza. Umusore yarahindukiye, sasa ko yagahindukiye irira rye ryaguye hasi. Irira ryaguye hasi, arabyumva. Hahindukiye umukobwa abonye ari iruhande rwe, ntabwo aramubona mu maso. Umukobwa uri hano afite ikibazo, bamukomerekeje ku kirenge. Umukobwa akoze mu isakoshi, agakoma yambaye kariho urufunguzo. Bivuze dutangira episode, umwana bahaye urufunguzo ari kumwe n'umuhungu w'umukobwa. Umukobwa niwe usigaranye urufunguzo, umuhungu asigaranye ingufuri. Urabibona ko akeneye ubufasha, ko wamufasha ra. Yakuyemo akantu, ya ngufuri nayo irongera iragaragara. Bivuze ngo niba abana bari muri ya modoka barengeje umusozi, ntago baziranye ubukano kanya. Umwe atuye mu buzima bwe, n'undi atuye mu buzima bwe. Bivuze ngo ababyeyi babo b'abapapa nibo bapfuye, ariko abana barasigaye, abana barasigaye. तुम्हारा सारा डर बंद कर दिया। Yongera kwibuka ati mfungiranye ubwoba bwahanga muri ingufuri. Akiri gumanira urufunguzo, genda gumana ingufuri. Tumaze kumenya ko ari babana, yaza amwegera, ntaramubona mu maso, ntaramubona mu maso. Imisatsi itingirije isura y'uyu mukobwa kahani. Mwegera, agiye kumuha agaswaro kamufasha kugira ngo akomeze yihanagura amarira. Ako arakana kamuhamagaye kandi ibi ni iki? Ako yagiye hano, ari habuze gato bari bongeye barahura. Nyuma y'imyaka 15 buri wese abayeho mu buzima bwe, bari bahuye. Babana baracyari bazima, babana baracyari bazima. Tugaruke sasa mu rugo kwa kahani. Beta Kwari cyo mufite ubwo bara? खाइएगा काफी Ajya kuri cat office. Mwe muri tso gatoya. Cya kigabo kinjanye abana. ले लो Akira mbahe katofu. ले लो Mwakire kuri kabombo. वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी Murayifata cyangwa hate? Sawa no mufate. Ni muri gese nyine kuri katofu. Yimba nabazaniye. Urye rero. Batangira kurya. अच्छा एक सवाल पूछें Icyo mbabaza. ये बताओ कि Mwese ko mufite tofu. की टाफी में जहर है Ninde ufite tofu rose? Niko mumbwire. Mbahaye tofu. Ese tofu yawe ni irose? तुमरी Cyangwa ni yawe? Baracira. Oya. Oya rwose. Baracira. None ngiye kubyibagirwa. वाली टोपी तो Kwingi mfite ariyo irose. Ngiye kubyibagirwa. None ndayikoresha iki? Akakahita gasimukira kuri gasaza kako. आधा आधा खिला दें खाओगे Ibaho hose. तुम खाओगे Urayirya? ये टॉपिक Sawa ndayirya. मत कीजिए। Ariko ndakwigenza ntuyagira ikintu ukorera Raki. Sawa ntacyo tubuze kumukorera. Akira yirye. Amuhirose. Amuhirose. Mwana bireba arahimwambura arayirya. क्यों खाइए तो Raki kubera iki wayirya? Ko nemeye kukwitangira. Cara hasi. Kana gatangira kumererwa nabi.
पंडित जी को यहाँ पर शिव स्तोत्र का पाठ करना था और उनके reka kuno sasa परंतु बड़के पंडित जी की तबीयत खराब हो गई, वो आ नहीं सकते। ikibazo cyabaye twagombaga kuba gukora engagement ya yage ndetse n'uriya musheri we, ariko umutambyi ntabwo ameze neza, ntabwo ari bugere hano. पाठ कैसे होगा अब? ndibaza imigenzo iraza kuba gute? पाठ होगा पंडित जी। iraza kuba tu it will happen for sure, iraza kuba tu ko byagenda gute? bambikana impeta musore, पहन के अंग्रेजी बोलेगा था, ibi ntabwo byerekeranye no kwigisha, बोले के पड़ी n'ibyerekeranye no gusoma bitera kugira ngo tubasezeranye. sasa bagiye gusezerana, mu gusezerana kwabo umutambyi yagombaga kubasezeranya ntabwo ameze neza. अरे बस बस बस, bihagarike हम त्याग रहे हैं जी। kuki muri gupanika sha? kuki uri gupanika? bite byawe? iyo tofi nari mbahaye irimo urusenda rwinshi. भगवान गवाह tuza को जहर देकर manizi niba naroga umwana, इसको भी मारा है। ariko nubwo nishe abana गला गोट के bicaga ndi kubaniga, ntabwo nabarogaga. njye narabanigaga nako. लुक्का छिपी। kano kanya tugiye gukina umukino wo kwihishanya, ठीक है, sibyo? tugiye gukina saye, uriteguye? हम जाकर वहाँ उस अलमारी ngiye में kwihisha muri iriya gariderobe, niyo mategeko ngiye kubaha. दीदी को ये पता नहीं, sita wanyu ntabwo agomba kumenya ko ndahangaha, sibyo? दीदी को ही पता चला naramuka amenye ko nishe hariya तो तुम्हारी दीदी को तो मरना पड़ेगा। मरना agomba gupfa, arapfa tu. leta murasa. sasa sita bavuga rero nguyu yarimo yiruka nkagenda akubitana na wa mugabo. wa mugabo सुनो wowe सुनो, we niko ये पूजा समारोह में se umuntu wakabaye uri kubyinara, se waje kubyina, bana abagabo bari kumwirukana nkana. yego पूजा का ngwino rero, ngwino tugira ngo tuhite tujya mu migenzo, batangiye imigenzo. bwije na bagenzi be bamukurikiye, umukobwa yaje hano, noneho ari umubyinnyi, garutse ari umubyinnyi, yagombaga kubyina ahanga muri runo rusengero, abyinira abangaba bari bagiye gukoresha engagement ceremony cyangwa imihango yo kwambikana impeta. barakwereka yage aje hano, bafata itara, imigenzo yabo nyine bafite ukuntu bayikora. imigenzo barayitangira. imigenzo barayitangira, bafite nyine n'abatura imana zabo, ni shiva, ibintu nk'ibyo ntazi ngo ni ibyo, ariko ni ibyabo, ibyo ni ibyabo, sinabacira n'urubanza. cyambere nuko twirebera filime iryoshye, munayigezwaho n'umuntu uryoshye. ko ari mu migenzo agomba kuba bafite nyine n'ubyino, idansa, afite nyine n'ubyino. yarahindukiye tangira kumureba gahoro tangira kubyina. ewe fatiraho ikahani, ko bwacu bamwise kahani, umuhungu bamwita yaga. imigenzo yabo bakuri nyine wumva ngo witorero nuza ryaje kubyina mu bukwe, itorero gakondo. nyine yaje kubasusurutsa, yaje mu misusuruko.
nyamara umusore aratwarwa akarimi rero ubonye akarimi Rodi Mahadev ye aka karimi asohoye rero katuma uvuga amabanga yose dore ukuntu umugore we yabaga ari kureba umukobwa ahita acaho yaga aratangiye kuroba kwirukanga k'umukobwa yataye imwe muri gurumete yari yambaye umukobwa mamusumva cyane tugaruka kuntu sasa umukobwa dore ngiyi ngeze mu rugo asanga abana nta byishimo bafite bibutse ari ikigabo turi mu kabati turi muri garderobe bigenze bite yarahageze नहीं दीदी आ गई है ना सब ठीक हो जाएगा nahageze ibyo byose biraza kumera neza dore ya sirenda mwirira kandi bavuze ngo ntamenye yuko ari umuntu uri hariya muri garderobe umwana akomeza kwitegereza garderobe bafite ubwoba bakomeza kwitegereza garderobe byarangiye rero reka ajye guhindura imyambaro sita we oya baramuhagarika byagenze bite कुछ नहीं ntacyo भूख लगी थी nuko dushonje tu murashonje reka noneho turye kujijisha kugira ngo atajya muri garderobe ikigabo kikamugaho kigahita kimurasa ariko akitegereza abana akabona abana ntabwo batuje bakomeza kwitegereza garderobe byagenze bite nta cyabaye niki kiri hano muri garderobe ntacyo देखकर आते reka njye kureba oya sita we nta kintu kirimo nawe tutangira gukeka abana ko niba badatujera sita we oya ndabikora nta kintu kirimo indani ujya gufungura hari uwafunguye mbere iki तुम हार गए abana mwe mwatsinzwe जीत गए ninjye watsinze इसे दीदी को बाय बाय बोलो क्योंकि दीदी को तो अब mugomba gusezera करना पड़ेगा kuri mushiki wanyu kuko agomba gupfa mutunga imbunda rimwe kabiri oya kabiri gatatu faya ntiyapfa hari harimo ubusa kiwe iki डर गए urakangaranye se वाली मिसेज को मारता ninde है muntu wakicira ugiye kumubera umugore twambikana impeta se shera yego nyakubahwa akagabo kavayo kitwa shera ako kagabo ntukibagirwe azana impeta arimo n'agatara kugira ngo akwereke ko yateguye impeta si nziza se हम हैं takuru we ndi mubi तो बम है nshobora guturika ameze nk'igisasu ubwo uri hano bamwise takuru niba ushaka kundasa kuki utandasa हो जाएगी ugashyira iherezo ku buzima bwanjye ntabwo nzigira nkureka ngiye ku cyo wiyumvamo mbega igisubizo kitaberanye n'ikibazo wari umuhaye एक काम करो पकड़ो uretse mumfatire sha mbereke mumfatire कर्जा है तुम रे nagira ngo nkwibutse yuko undimo amafaranga और हमरे पैसे से amafaranga wangujije aragiye fata hano silinda amafaranga wangujije wayaguze iyi oxygen cylinder bomboni urangije ajya kuri bomboni सा हमरा ubwo wayiguze mu mafaranga yanjye rero जी ninde nyirayo ni wowe nyirayo rwose nyakubahwa takuru oya takuru arangije kugira ngo ube mugabo uri hano takuru urimo urakora ibiki we oya takuru raki mundekere ku bundi bamufashe arasomora umupira wa bomboni umwana atangira kubura umwuka sasa raki uwo ni umwana wewe nakwigize mureke babara umuvandimwe wanjye mwenyurira reka mbanze mbafotoresha reka mbanze mbafotore reba ahangaha unamwenyure reba
nibura iyi foto yatuma ugomba kubaha. bareke Takuru kigabo kirana n'ikigomeshaho nditeguye nyambika impeta. arabyemeye mureke yaje rukanga ajya ku mupira wa bomboni atacomeka vuba mwana ashobora kuhita apfa. mwuka wari umushiranye. अरे खुशी का मौका है uyu munsi ni umunsi mukuru w'ibyishimo nta mpamvu yo kurira. पूरी तैयारी कर twese reka twaje twiteguye. मेरी पसंद की वाली मंगवाई है namaze kuorganiza gutumizaho ya matara ukunda yandi nyine yizengurutsa nka muri club. कॉल करेंगे tugiye kwita dupangana ambiance. wowe muzane sha muzane चाहिए साहब upange kurya bibe bigaragara neza. yego nyakuba keke iri ari ku bundi kukanya bidatinze keke isi hagera. amatara bahita bacana umukobwa yiteguye bayakambika impeta ya kino kigabo Takuru. wevuze ngo iki bahita bafata oya cyakibwije ngira rero nyegera zana ikiganza se nyine nkwambika impeta. abanzi baganye imisambi hige nambika impeta atabishaka kugira ngo arengere wari umunabe. mwambika impeta yaranamukomerekeje. vuze ngo iki umuziki yemenye ne ko mwambika impeta bivuze ngo minsi za nanatera ivi ngo babane nakubungu ateye ivi minsi za uri kujya kureba wenda kwabaje cyane. ikindi gihe impeta zagukoreza abari nziza nangwino dukate keke rero. yavuze ngo kata keke. bakomeza gukanda disi kuri ya bomboni y'umwana bahagarika umwuka. ndabyemeye urakata keke cyane rwose. barekura ariko akomeza kwizunguza ibindi biri kubyina disi. nukubana nawe ku ngufu. sister wacu Kahani yambitswe impeta ku ngufu n'ikigabo adashaka ngo cyamugujije amafaranga nk'ibyo ngibyo. suko iki kigabo kinyibukije kwakundi nk'umukobwa aguze umuhungu amafaranga ariko yaramubuze. ndamubwira ati unsange mu rugo nyaguhe kumugabo nyine barashatse ahantu yaramubuze yarabuze ahantu amuhera nsange mu rugo. n'iki kigabo rero niyo systeme gikoresheje. सगाई मुबारक हो felicitation kano kanya twambikanye impeta kigabo cyateye ivi. twigendere ubu nguyu ni fiance wanjye. bacaho propose yibereye ahangaha ibaye iy'ingufu n'imbaraga yo guhatwa. kandi cyareba bari umunabe Lucky ndetse na Kani arakora iki rero yambitswe impeta. ze gutyo bamaze kugenda akuraye telefone. कमरा बाइक Miss Kamira तैयारी कर लीजिए ukore imyiteguro चमचम आ रही है araje we yahamagaye iyo twisoreza ahangaha bikaza kumesa n'izindi episode yari w'umunyu wacu w'urukundo ndetse wumvaga yari bingo. muri iki gihe turimo twugarijwe n'indwara nyinshi cyane zitandukanye kandi abantu benshi byarananiranye kuzikira. niyo mpamvu ivuriro Sekal Company Limited rivura rikoresheje ibimera ryabazaniye imiti myinshi itandukanye ku ndwara zananiwe na benshi. muri Sekal Company Limited tuvura indwara z'ubuhumekero, indwara zifata mu myanya ndangagitsina, indwara zo mu nda, umutima, impyiko. muri Sekal Company Limited kandi dukemura ibibazo byo kubura ubushake mu cyumba cy'ibanga, kubura amavangingo ku bagore, kurangiza vuba ku bagabo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye maze umunezero ukagaruka iwawe. udukeneye wadusanga i Nyamirambo mu Biryogo inyuma ya Maison Trésor hafi ya Tari Nyota, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ubona kuri ekra yawe. muze tubavure dore ubuhamya burigaragaza.